In La Chepras CSA. All I hear is good news. All I hear is good news. In your presence, all I hear is good news. Imana yacu yabwa icyubahiro. Uyu munsi ijambo tugiye kwiganaho titre yaryo iravuga ngo on the spiritual battlefield. Kingiki kije nk'igice cya kabiri cyangwa igice cya gatatu. So titre ikavuga ngo addiction controller of your life. Reka nsabe Valente ansomere mu Migani igice cya 4 umurongo wa 20 kugeza kuri 26. Igitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 20 ni page 615 mu isezerano rya kera. Dusome twihuse. Umurongo wa 20 haranditse ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi rushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Igitabo cya Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8 ni page ya 207 mu isezerano rya kera. Umurongo wa 8 igice cya 1 haranditse ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Imana ishimwe. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa muri byose. Rinda umutima wawe. Titre iri kuvuga ngo addiction controller of your life. Ese addiction ni iki? Addiction ni ikintu uba ukora kikaba cyarenga nyine. Reka tubikoreshe muri ubu buryo. Addiction iyo tugiye mu Kinyarwanda bifatwa nk'ububata. Amen. Ni ikintu uba ukora kikakurenga, ugasangaho kugira ngo ugikontrole ahubwo cyo kiragukontrola. Muri kubyumva? Imana yabwa icyubahiro. Addiction ni ikintu kiba cyarakubase. Ubu nibwo buryo bwiza turabyumvamo. Ubundi iyo bavuze ngo umutima muri Bibiliya baba bavuze iki? Ari ibitekerezo bibiri, ari mind ebyiri. Ari mind bita conscious mind na subconscious mind. Iyo subconscious mind niyo Bibiliya ifata nk'umutima. Ahantu hose uzumva bari kuvuga umutima, uzajya umenya ko bari kuvuga ibi bitekerezo. Sasa subconscious mind yo ni iki? Subconscious mind ni mind mu bitekerezo byawe, ubikamo ibintu ukora cyane mu buzima bwawe, buri gihe bikomeza byibikamo kugeza igihe bigumiyemo. Amen. Bivuga ngo ikintu cyakubase kijya ahantu bita muri subconscious mind, akaba ariho kibika. Amen. Kadukomeza. Iyo subconscious mind yawe rero nibitseho ibintu ukunda gukora buri munsi. No, iyo subconscious mind ni reflecting mu bintu ukora buri munsi. Ibintu ukora ku murongo buri munsi. Ikintu uyu munsi nashaka kubabwira, abantu benshi bibaza impamvu batumva ijwi ry'Imana. Bibaza ndetse n'impamvu bitiranya ijwi ry'Imana. Nicyo uyu munsi nje kubasobanurira. Impamvu kumva ijwi ry'Imana bibagora ndetse mukanaryitiranya cyane. Iyo subconscious mind yawe iyo mind yawe ariyo twakwita nka addiction mind. Mind ibikamo ibintu byakubanye addiction, ibintu uri addicted of. Iyo mind yawe ikontrola action ukora buri munsi. Movement igakontrola ibintu wiga ndetse igakontrola n'indoto zawe. Niba ushaka kureba ibintu byakubase mu buzima bwawe, uzarebe ibintu urota.
Satani yabonye ko ubundi inzozi ni uburyo Imana yadushyiriyeho tuzajya tuvugana n'Imana. Buri mu buryo Imana yadushyiriyemo tuzajya tuvugana n'Imana. Amen. Buri mu buryo Imana yadushyiriyemo tuzajya tuvugana nayo. Kuko uzarebe igihe abakozi b'Imana akenshi igihe yasinziraga yabaga agiye kwakira ihishurirwa. Ntabwo cyabaga ari igihe cyo kwigaragura cyangwa oya, yabaga agiye kwakira ihishurirwa ry'ibizabo cyangwa ibiraza kubaho. Noneho Satani yabonye ko icyo kintu, yabonye ko ubwo buryo buzajya butuma tuvugana n'Imana mu buryo bworoshye. Araza arabukoraputinga, afata ibintu byabayeho ari nk'ibintu byo kugufasha kuruhuka, abigira addiction yawe. Amen. Amen. Naje kwicara ndavuga ati ariko Mana, kubera icyo uhora uvugisha abakozi bawe mu nzozi hehe, ariko njyewe ntumvugisha? Imana yambwiye ikintu kimwe cyoroshye. Imana yambwiye ikintu kimwe cyoroshye. Yambwiye ngo nuko utajya umpa umwanya wawe. Ndavuga ati se Mana, ntago nsenga? Irambwira ati urasenga nibyo. Urasenga nibyo. Gusa iyo nje kukuvugisha nsanga hari ibindi bintu byagukoraptinze bituma ntakuvugisha. Bivuga ngo ibintu usa muri conscious mind yawe bishobora kublock Imana kugira ngo ikuvugishe, kubera ko ari byo wahaye umwanya. Niyo mpamvu nirinda ikintu cyose ndi gutekerezaho cyane. Niyo mpamvu nkirinda. Naravuze ati Mwami Imana Nyiringabo, icyo nsaba cyose kugira ngo ngire amatwi yumva ijwi ryawe ndagikora. Narebye ibintu nari addicted off, narebye ibintu byantwaraga umwanya wanjye cyane, ndabigabanya. Uburyo nabigabanyijemo buroroshye. Iyo ushaka kumesa umwenda ubukuramo ukawufura. Amen. Iyo ushaka kumesa umwenda ubukuramo ukawufura, ntabwo umesa uwambaye, sibyo? Ibyo tubiziranyeho. Ubwo nibwo buryo nagabanyije ibintu byose nakoraga mu buzima bwanjye kugira ngo numve ijwi ry'Imana. Nafataga umwanya wanjye nareba inzozi ndota koko. Nareba inzozi ndota, nkasanga huzemo ibintu byinshi, nkasanga harimo akavuyo. Inzozi zanjye habaga harimo akavuyo kenshi. Ndavuga ati se Mana, izi nzozi biba byagenze gute? Kandi n'ubu ngubu ndamutse ndyamye ntasenze, inzozi zanjye zakongera zikagarukamo akavuyo. Uko ikintu Satani azi ni ukukwibutsa ibya kera kugira ngo utareba imbere. Guhera icyo gihe natangiye kumva ijwi ry'Imana. Mu nzozi Imana iramvugisha, mu bintu byose Imana iramvugisha. Nibwo wa mwenda narangije kuwufura ndongera ndawambara, kuko ntacyo wari ugitwaye. Amen. So mu buzima bwawe ikintu uzi ko uri addicted off, itonde urebe ibintu urota mu nzozi zawe. Ndabizi ahangaha mwese muri mwebwe ni abantu bakeya inzozi zabo baba bazi hari Imana, bumva ijwi ry'Imana mu nzozi zabo, sibyo? Ni ibintu byinshi murota. Ikintu urota mu nzozi zawe uzabanze wicare ukigabanye, ukuremo umwenda uwufure, ubundi wongere uwambare, nuba nta ukigutwaye. Ibintu murota mu nzozi zanyu ntago ari ibintu bitarigeze biba, hoya, ni ibintu ahubwo uba wiriwemo mu munsi. Amen. Ni ibintu uba wiriwemo mu munsi. Arakanu Cedric yari ari kuvuga ngo iyo uri kurota ngo wasambanye n'umukobwa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ntago warota uri gusambana n'umukobwa utazi, ntago bishoboka. Ahubwo ibintu ku manywa uba wiriwemo, iryo rari niryo ryongera rikiflectinga nijoro, niryo rigaruka nijoro. Ibintu wiri ureba umunsi wose, ibintu wahaye umwanya mu munsi wawe, nibyo byongera bikagaruka nijoro, nibyo byongera bikagaruka mu nzozi zawe. Ndetse niyo uri gukora action runaka, birongera bikagaruka mu bitekerezo byawe, ukamera nkaho utakaye. Ari byo abanyeshuri dukoresha nko guflyinga, ukongera ukagaruka. Ndabizi nibyo. Bivuga ngo ikintu kigukontorora muri ubwo buryo cyatuma utanatekereza, ahubwo kikakujyana aho kugira ngo ukijyane. Uzatinya ikintu muri iyi si cyari cyo cyose
kikujoyivinga uko gishatse ahubwo wowe ukaba utakijyana uko ushaka. Icyo kintu naragitinye. Ikintu nkora nsa nkaho nabishaka ariko nanone meze nkaho mbishaka. Icyo kintu naragitinye cyane. Niyo mpamvu nafashe ikintu cyanjye cyose mu buzima nkavuga ngo nzajya nyikontorora uko nshaka. Action zanjye zose nzajya nzijyana uko nshaka. Ikintu cyanjye mu buzima, action zanjye zose nzajya nzikontorora uko nshaka. Niho ari muri Bible bavuga ngo ko umutima wa rinda umutima wawe kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imana irongera ibwira Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo cyanjye cy'amategeko yanjye ntugasibe kubihamisha akanwa kawe ndetse ujye unabigenderamo, nibwo uzatsindishirizwa muri byose. Bivuga ngo utsindishirizwa muri byose mu bintu uhora ushyira mu kanwa kawe unatekereza buri munsi. Amen. Nibyo utsindishirizwa. Ngera ku ishuri aho nigaga muri Olive nasanze umuhungu yarageze muri 6e. None umuhungu baramubwira ati usura umusore akiga muri Troncome. Ndamuzi. Ngo yabaga ari kugenda mu nzira ukahita ubona ngashatse kuguruka nka Superman. Ndavuga ngo murabeshya. Ya. Barambwira ngo nibyo. Okay. Ya. Barankompamingira kuko barambwira ngo ndibyo. Ndavuga ati koko ibintu umwanya wawe. Ibintu umwanya wawe mu buzima bwawe ugenda nkabyo. Ugenda nkabyo. Une lâche place